Amakuru meza ku bakunzi ba Ivan Cyomoro Kagame. Uyu munsi tugiye kuganira ku makuru meza ari kuvugwa kuri Ivan Cyomoro Kagame, umwana wa Perezida Paul Kagame ndetse akaba ari n'imfura ye. Kuri uyu munsi ari kuvugwaho amakuru meza bitewe n'uko abantu benshi bahora bifuza kumva ayo makuru, ndetse ku bantu bari bamaze iminsi bumva umukunzi wa Ivan Cyomoro Kagame bamwibazaho cyane bashaka no kumureba, ndetse abantu mwarebye thumbnail yanjye mwabonye iyo video, mwabonye isuri, mwabonye iyo foto, kandi n'abatabonye iyo foto muyirebe aha ngaha murayibona. Ivan Cyomoro Kagame ari mu myiteguro y'ubukwe. Uyu munsi nibyo tugiye kubaganiriza, tubabwira ibibazo biri kuberamo ndetse n'ibisubizo byabyo, ndetse n'uko ibintu biri kugenda gahoro gahoro babitinzatinza bitari guhita bijya mu mwanya wabyo nk'uko bari kwifuza ko byajya. Ivan Cyomoro Kagame, umwana wa Perezida Paul Kagame kandi ukunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'imiterere yiwe ndetse n'imigaragarire yiwe ndetse n'uko yiyumva, bitewe n'uko abantu benshi bamuzi. Ivan Cyomoro Kagame ni umwana wa Perezida Paul Kagame kandi n'umwana udakunzwe kuvugwa mu bintu bijyanye n'inkundo, bitewe n'ukuntu akunda kugira ibintu bye prive, bitewe n'ukuntu afite communication itamwemerera n'ibyo bintu akenshi. Gusa kuri uyu munsi nibwo umuntu yigaragarije ku rubuga rwe rwa X, aho yandikiye yuko umukunzi we yari yashyize ifoto yiwe avuga ati "Is my universe". Mu bantu bazi imbuga ndetse n'iz'ibintu by'indimi byinshi, iryo jambo rishatse kuvuga, abascientifique bari kurusha bavuga ati isanzure yanjye. Ubwo uwo mukobwa yari ashatse kuvuga yuko Ivan Cyomoro Kagame ari isanzure yiwe. Ibyo bintu byakomoje abantu benshi mu makomenti bandikamo amagambo bavuga ati se niwe musheri wiwe, ni wowe Ivan Cyomoro Kagame? Ahita arya screenshot z'izo komenti, ahita zipostinga aravuga ati my universe, nawe ararimusubiza. Abantu bitangira kubabera urujijo bavuga ati se uyu niwe musheri wawe? Ivan Cyomoro Kagame ahita asubiza icyo kibazo, arabyemeza yuko ari we. Ndetse kuri ubu ngubu hari amakuru ari kuvugwa yuko gusa bataremeza ko ari shuwa ijana ku rindi yuko Ivan Cyomoro Kagame agiri kwitegura ubukwe, bitewe n'uburyo bitwara cyane ndetse we n'umugeni we ndetse n'uburyo bakundana. Ayo niyo makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya wacu twafashe ngo kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu ndetse tunabasingizeho amakuru yose ari kuvugwa ajyanye n'ibintu by'inkundo. Nicyo kintu tubereyeho. Aha ntabwo tugezeho amakuru yose abonetse, tubahereza amakuru y'urukundo. Abo dukomeze kubana murabimenyereye cyane. Gusa no tubanye bwa mbere wibuke gukanda subscribers utazacikwa muri uyu muryango mugari wacu w'abantu mudukunda cyane, natwe turabakunda. Twikomereze tuvuge kuri ibintu bigiye kubanga Ivan Cyomoro Kagame ndetse n'umugore we bari kwitegura kurushinga. Aha ngaha biri kuvugwa yuko umugore we ari umunyarwandakazi kandi w'umukire ndetse bitari gakeya, kandi ni umukobwa mwiza cyane wakunzwe kuvugwa mu itangazamakuru bitewe n'imiterere yiwe ndetse n'imimerere yiwe. Ni umukobwa ukurura abagabo ku rwego ruhambaye bitewe n'ukuntu ari mwiza ndetse n'uburyo ateye. Ibi bintu ntibyakomejwe kuvugwa neza bitewe n'ukuntu umuntu uzwi nka Aisha Inkindi afite agahinda n'umujinya bitewe ngo n'urukundo yakundaga uyu musore, bitewe n'uburyo yirirwa amuvuga ndetse umunsi ku wundi yirirwa amupostinga ku mbuga ziwe. Ivan Cyomoro Kagame yavuze yuko urukundo akunda Aisha rutari mu rwo kumugira umugore, bitewe n'uko abona Aisha amurusha imyaka kandi Aisha asa nk'umukecuru. Nicyo kintu cyagaragayemo. Ukuri kw'ibyo bintu ni uko Aisha we yanze kugira ikintu abivugaho, aratuza kuko nawe usubizanya n'umwana w'umuyobozi kandi umwana witangira igihugu cyacu kugira ngo umunsi ku wundi tugere ku bintu byiza. N'umwana mwiza uko ibintu aba yitaho byose
dukeka ko twebwe biba bifite umurongo kuko yifuriza ibyiza igihugu cyacu ndetse n'aho turi twese, ni ukubera uburyo baba bitanze ku gihugu cyacu. Gusa baretse kugira icyo babivugaho, baratuza barabyihorera, ariko si byarekwa n'ubundi kuvugwa ku banyamakuru baba bashaka amaviyuzi, ndetse kuri aba banyamakuru baba badafite ikintu kizima bafite bahagazeho bavuga ati ngo ni content yabo bakora, kuko akenshi rimwe na rimwe bagiye bavuga ibintu bidakwiriye bagasenya imitima ya benshi. Aisha yaratuje cyane, ntiyasaze ngo ajya muri ibyo bintu ngo kuvuga ibintu byinshi ibyamubaje n'ibyo batamubajije. Yaratuje, ntiyagira ikintu arenza ku bintu Ivan Cyomoro Kagame yavuze, arituriza. Gusa kuri uyu munsi igihari ni uko Aisha agituje ataragira ikintu avuga kuri ibyo bintu, kandi bamuzi uburyo Aisha ari isasu bamwe na bamwe mumuzi. Igihari ni uko bari gupanga yuko ubukwe bazabukora muri izi mpera z'umwaka, bakabukora mu kwa 12 kuko iby'amarembo no gukwa byose byarakozwe, igisigaye ni iki ngiki. Bantu mwabonye video nabakoreye y'uburyo gusaba byari bimeze, ndetse n'abatayibonye muze kujya munsi muyumve, mbabwire amakuru yabereye kuri ibyo bintu bagiye gusaba umukwe wabo. Gusa n'abatayibonye bishobora kuba byabaye ikibazo cya YouTube cyo kuryo bashobora kuba batayigaragaje, gusa igihe icyo ari cyo cyose murayibona. Ivan Cyomoro Kagame ni umwana wavutse muri 90, kandi ni umwana wakunze igihugu kuva akiri mutoya, uko yakuze yiyumvamo inzozi zo kuzaba umusirikare, kugeza uyu munsi ni umusirikare, ndetse ku bantu benshi banamukunda, bamukundira uburyo ari umusirikare n'uburyo yita mu kurinda igihugu cyacu no kurinda papa we ari Perezida Paul Kagame. Gusa uwo mukobwa we iwabo akenshi ababyeyi be ndetse nabo ni abantu bakomeye bo muri za leta, kandi nabo ni abantu b'abayobozi, kuko nka perezida papa we uwo mukobwa ndetse nawe ni umusirikare, kandi uwo mukobwa nawe afite amabizinesi menshi cyane, aho harimo uruganda rwa Nile, aho akoreramo nyine afitemo sheya. Ntabwo uruganda rwa Nile rwaba rurwe kuko ntabwo ruri mu Rwanda. Afite amasoko menshi akomeye nk'aya ngaya, na Nyabugogo niyo mukobwa ugiye, isoko rya Nyabugogo ni ryo mugore ugiye kubana na Ivan Cyomoro Kagame. Gusa ubusa araba umugore aracyari umukobwa, na gare ya Nyabugogo, ibintu byinshi biri muri Nyabugogo ni byo mukobwa, kandi ni umuherwe ku rwego nyine rurenze. Gusa n'abandi bantu mwese bifuza kumenya ibindi bintu mumbwiye nabyo tubikoreho. Gusa icyo ndashaka kubagezaho nyamukuru, nagira ngo mbibutse yuko Ivan Cyomoro Kagame ukunzwe n'abatari bakeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, agiye kuva mu myaka y'ubusore akajya mu myaka y'ubugabo, akitwa papa akava mu busore. Ubu ngubu agiye gushinga urugo rwe. Icyo kintu nari mugamije kugira ngo mbabwire bakunzi banjye. Bye bye, kuba twabanye kuva dutangiye kugeza tunasoje. Hasta la vista.